Soma Bibiliya. Umunsi wa 57 wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma Yosuwa igice cya 3 n'igice cya 4. Yosuwa igice cya 3 umutwe w'amagambo aravuga ngo: Yosuwa ajya kuri Yorodani, Uwiteka amukomeza umutima. Bukeye Yosuwa azinduka kare mu gitondo, avana i Shitimu, n'Abisiraheli bose bagera kuri Yorodani, barara batambutse. Iminsi 3 ishize, abatware banyura mu ngando hagati, bategeka abantu bati: nimubona isanduka y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu ihetswe n'Abalewi, ari bo batambyi, muzahere ko muhaguruke aho muri, muyikurikire. Ariko hagati yanyu nayo hazaba intera y'imikono 2,000. Ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo, kuko ari nta bundi mwigeze guca muri iyi nzira. Maze Yesu abwira abantu ati: mwiyeze, kuko ejo Uwiteka azakora ibitangaza muri mwe. Inyuma Yesu abwira abatambyi ati: nimureke isanduka y'isezerano, mubanzirize abantu kwambuka. Nuko baheka isanduka y'isezerano bajya imbere y'abantu. Uwiteka abwira Yosuwa ati: uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe nk'uko nabanaga na Mose. Ariko ubwira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano uti: nimugera ku nkombe ya Yorodani, mumanuke muhagararemo. Yosuwa ategeka abantu abakomeza. Yosuwa abwira Abisiraheli ati: nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa ahera aravuga ati: iki ni cyo kizabamenyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferezi n'Abagarugashi n'Abamori n'Abanyebusi. Nimwitegereze isanduka y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose, irababanziriza muri Yorodani. Nuko nimurobanura abagabo 12 mu miryango y'Abisiraheli, mu muryango wose havemo umuntu umwe umwe. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduka y'Uwiteka nyir'isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari bwigabanyemo 2. Ayo haruguru arahikubira ikirundo, amazi ya Yorodani atandukana. Nuko abantu bava mu mahema yabo, bakurikira abatambyi bahetse isanduka y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduka bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe cy'isarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Damu, hateganye n'i Seretani. Kure yaho haca abashaka kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Nuko abantu barambuka baboneza i Yeriko. Abatambyi bahetse isanduka y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati humutse neza, hatanyerera. Abisiraheli bose bambukira humutse, kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Yosuwa igice cya 4 umutwe w'amagambo aravuga ngo: batoranya abagabo bo gutora amabuye yo muri Yorodani. Ubwoko bwose bumaze kwambuka Yorodani, Uwiteka abwira Yosuwa ati: robanura muri aba bantu abagabo 12 mu miryango yose, havemo umwe. Ubategeka uti: nimutore amabuye 12 muri Yorodani, hagati aho abatambyi bari bashinze ibirenge, muyambukane muyashyire aho mugandikira ijoro. Yosuwa ahera ahamagaza abagabo 12 yarobanuye mu miryango y'Abisiraheli yose umwe. Arababwira ati: nimunyure imbere y'isanduka y'Uwiteka Imana yanyu muri Yorodani hagati, umuntu wese aterura ibuye arishyire ku rutugu
nk'uko umubare w'imiryango y'Abisiraheli ungana, kugira ngo bibe ikimenyetso muri mwe kera, ubwo abana banyu bazabaza ba se bati, aya mabuye ku bwanyu ni icyitegererezo ki? Muzabasubize muti, amazi ya Yorodani yatandukana imbere y'isanduka y'isezerano ry'Uwiteka igihe yambukaga Yorodani, amazi yayo agatandukana, kandi aya mabuye azaba icyitegererezo kibutsa Abisiraheli iteka ryose ibyababayeho. Nuko Abisiraheli bakora nk'uko Yosuwa yabategetse, batora amabuye 12 muri Yorodani hagati nk'uko Uwiteka yategetse Yosuwa, bakurikije umubare w'imiryango y'Abisiraheli uko ungana, barayambukana bayageza aho bagiye kugandika bayaturaho. Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 muri Yorodani hagati, aho abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bari bashinze ibirenge, ni hakiri na bugingo n'ubu. Bambuka amazi ya Yorodani asubirana. Nuko abatambyi bahetse isanduku bahagarara muri Yorodani hagati, kugeza igihe ibyo Uwiteka yategetse Yosuwa kubwira abantu byarangiriye nk'uko Mose yari yategetse Yosuwa byose. Nuko abantu barihuta barambuka, ariko abantu bose bamaze guhita, isanduku y'Uwiteka ihetswe n'abatambyi irambutswa abantu babireba. Aba Rubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase babanziriza Abisiraheli kwambuka bafite intwaro nk'uko Mose yari yarabategetse. Ingabo nk'inzovu enye zifite intwaro zinyura imbere y'Uwiteka mu kibaya cy'i Yeriko ziteguye kurwana. Uwo munsi Uwiteka akuza Yosuwa mu maso y'Abisiraheli bose, baramwubaha nk'uko bahaga Mose iminsi yose yamaze akiriho. Uwiteka abwira Yosuwa ati, tegeka abatambyi bahetse isanduka y'isezerano bave muri Yorodani. Yosuwa ategeka abatambyi ati, nimuzamuke muve muri Yorodani. Abatambyi bahetse isanduka y'isezerano y'Uwiteka bavuye muri Yorodani bashinze ibirenge imusozi, amazi ya Yorodani ahera arasubirana, asandara hose, arenga inkombe nk'uko yari asanzwe. Abantu bazamuka bava muri Yorodani ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa mbere, bagandika i Gilugali mu rugabano rw'i Yeriko mu ruhande rw'ibirasirazuba. Ya mabuye 12 bakuye muri Yorodani Yosuwa yashinga i Gilugali, maze abwira Abisiraheli ati, abana banyu ubwo bazababaza ba se mu gihe kizaza bati, aya mabuye ni ay'iki? Muzabigishe mubasobanurira muti, Abisiraheli bambutse Yorodani ikamye, kuko Uwiteka Imana yanyu yakamisha amazi ya Yorodani imbere yanyu, kugeza aho mwambukiye, kuko Uwiteka Imana yanyu yagize inyanja itukura ubwo yayikamirije imbere yacu, kugeza aho twambukiye, kugira ngo amahanga yose yo mu isi amenye ko Uwiteka agira amaboko akomeye, bajye batinya Uwiteka Imana yanyu iteka ryose. Murakoze. Mwari mukurikiye ikiganiro Soma Bibiliya. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo.